Previously on Kiss FM. urifuza kuruhura umutima? Ndashaka kuruhura umutima. Ngaho mbwira, waretse kurira wabaye iki? Ako. Oui. Ine. Nakuriye mu miryango abantu bakenye wetu nta bushobozi twari dufite ngo njye ku ishuri. Noneho hari umugabo watondagiye ne. Nyine atunze afite apana mu miryango n'umugore atunze n'iwacu. Noneho arambwira ati wasubiye mu ishuri nyine kuko nabikundaga nari nararetse kwiga kubera gukina kuri byose bya niwe. Arambwira ngo tujye Kigali ajye kungura imyenda y'ishuri atubize mu ishuri. Twagezeyo afata ku guti y'abana ariko n'ubundi imyenda y'ishuri arayingurira. Yarayikuguriye? Kwiga njya mu kane primaire kuko niho nasubiye. Hashize iminsi igira arambwira ngo ese kandi nakuguraga ibikoresho uri mu mihango ukaba udaheruka kunyaka wawe kugura konteka. Arambwira ati ntabwo nari nayibona. Nuko twongera tujya Kigali agura akantu nyine avuga ngo nampime arangije hashize iminsi arambwira ndakira ibi binini ngo bizagufasha usubiremo ngo n'abandi bana bitari babaho. Ko ndabingo navuye amaraso menshi. Noneho nyuma rero twaje ku ishuri kwiga ibintu nyuma y'uko yamfashe ku ngufu kandi ryagize akaba n'ibintu bikuramo. Iyo nda yavuyemo yaranshutse arambwiye ngo ni kinini ngo kugira ngo maze mbone wako. Ndasiga nyine ndava cyane nyine arambwira ngo ibisanzwe bino kubabara ngo n'abandi bana bijya bibabaho. Kuko akimara kumfasha namwisanzuye nayo nabwiraga ibintu byose n'ubundi mu bwacu ntabwo twumvikanaga. Nabuze ikintu nakora nyuma yo kubimenya sinumva ko ndi umukobwa n'abandi ndi umugore kwiga biri kunanira. Ibi byabaye ryari? Hashize imyaka ine. Ariko nanone sindabasha kubyakira. Ikimbabazwa ni umuyobozi. Umuyobozi? Ni umuyobozi? Kumenya ntabwo nshobora gukomeza kuryamana nawe. Tubwo niba udashoboye kubikomeza ubwo nyine reka ishuri ntabwo nzongera kugufasha. Byahise bihagarara? Ishuri nyine byahise byanga sinarisubiramo. Arambwira ngo nibeshya nkagira ikintu mvuga ngo ntaramfuye ariko kitagahinda. Tumva n'ubundi ntabwo gusa nta muntu nizera sinzi ngo nabibwira uwuhe muyobozi kuko ntari umuyobozi n'abantu bose yarambwiye ngo ahantu umwe nshaka kugira icyo umbwira ikintu ngabero urwego rwarampfuye. Uri kwibaza icyo wakora? Sindabasha kubyakira. Ikibazo gikomeye ni uko kubyakira byaranze. Birumvikana pe. Ubu ngubu ngeze imyaka 18. Ufite imyaka 18 ubu ngubu? Ni ukuvuga ngo ibyo yakoze byose byabaye ufite imyaka 14? Yego nayo mfite imyaka 14. Amahise ninde wanabara ninde nabwira ko nyine ubutabera sinjye ryamo gutsinda umutangira arwagaze. Uracyafite ababyeyi bawe bombi? Uracyafite ababyeyi bawe bombi? Ntabwo ndabafite ariko situbana n'ibyo kwandara kuko ntabwo dufasha nta n'umwe ushyigikiye kandi nabyukuri nakubeshya. Icyo nakora n'ibyo ushobora kugira ikibazo cyanjye kandi ngo bose akanabura nkabona ubutabera. Icyo ukeneye ni ubutabera? Nkeneye ubutabera. Ibintu byo kuntera ubwoba ngo nimbivuga ariko nagize abo numva nanjye igihugu cyanjye ndavuga ati niba abayobozi bose bakirimo ari babi gutya bose ntabwo ari bamwe inshuti yanjye kandi bamwe muri abo bayobozi bazagufasha ikibazo cyawe gikemuke sibyo? Humura ntugire ubwoba uri muri iki gihugu sibyo? Ntugire ubwoba sibyo? Kanera ubwoba ambwira ko n'ibisumba byanjye agutera ubwoba ariko hejuru ye hari undi sibyo? Hari biruta kubona narabwiye umuntu wari umuyobozi namubwira ngo amfashe mfite n'ibimenyetso telefone yanjye harimo amajwi yose akayimena. Uwo muyobozi nawe yafashe telefone yawe arayimena? Arayimena kandi nawe namutekeranye ko ari umuyobozi. Ninde uzamfasha ninde ngo bari bisobanura umuntu uzamfasha? Ikintu nakwizeza ni uko turi muri uru Rwanda ntabwo hazabura umuntu ugufasha sibyo? Izi nizo nimero zawe. 102.3 Kiss FM with Austin 4 to 8 p.m.